arubengera n'uburanga yebuka ngwindoro yawe biganza bigabituze sekera ngwiseko yawe biganza bigabituze sekera ngwiseko yawe kabire wanje kabire wanjye ndakwikundira undira ingeso nziza ntajya mbona n'abandi ubwo bupfura bwahawe uzabuguhorane uhora nshimira Imana rimwe imiryango y'abageni inshuti z'abageni tubaha ikaze muri iki cyumba cy'umurenge wa Mayange tunabashimira ubuyobozi bwanyu nta gahato yifatiye icyemezo cyo kuza gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko. Ndagira ngo usabe abaherekeje abageni mubize amashyi bishimira abageni. Abageni namwe ntekereza ko iyi gahunda mugize igihe muyitegura yego harimo na kawasirase se bizakunda inzitizi murabizi nyine iby'uburaza n'inzitizi ariko nagira ngo usabe buri wese ashimire mugenzi we ko uyu munsi bashoboye kubahiriza amasezerano. Abahaye amashyi bavandimwe. Ubukwe bwatangiye kandi ubukwe bugirwa n'amagambo n'amashyi yego nyuma yaho buri mugeni amaze gushimira mugenzi we namwe tumaze kubaha ikaze twije rero mu gikorwa nyacyo cyo gusezeranya abageni. Amabwiriza ateganya ko mu Rwanda ubushingirane bwemewe ari ubwakozwe hagati y'umugabo n'umugore umusore n'inkumi nibura bafite imyaka y'ubukure iteganywa n'amategeko nibura n'imyaka 21. Abasezerana bagomba kuba badafitanye ibisanira bya hafi byababuza kubana n'umugabo n'umugore nibura kugeza igisanira cya 8 kuva ku gisanira cya mbere ukagera ku cya 7. Abo bantu ushingiye ku biteganywa n'amategeko mu muco nyarwanda bemerewe gusezerana ndetse tugeraho tukagera kure. Murabizi ya miryango yacu tuvukamo nyarwanda y'abasinga abazigaba cyangwa n'abandi ubundi nubwo bitari mu itegeko nta mucyaba wemerewe gushaka undi mucyaba turabizigera. Rero nagira icyanyuma nuko abasezerana bagomba kuba ntaho yaba umwe muri bo cyangwa bombi bafite ibisanira bya bashobora kuba bafite andi masezerano yo gushingira. Turabizi ko nta wasezerana kabiri keretse urukiko rwaratesheje agaciro amasezerano ya mbere bakoze gushingira. Rero bavandimwe mubaherekeje abageni nimwe mubazi aba bageni tugiye gusezeranya hari inzitizi numva zaba zijyanye n'imyaka y'ubukure ngo nibura 21 zaba ari izijyanye n'ibisanira bya hafi zaba ari n'izijyanye ko ari ingaragu cyangwa ahandi baba bafite amasezerano. Twebwe ku rwego rw'ubuyobozi imyaka y'ubukure twasanze bayujuje dushingiye ku irangamuntu zabo kuba ari ingaragu twasanze babyujuje dushingiye ku byemezo by'uko ari ingaragu ndetse n'ibisanira nabyo kugeza ubu nta wigeze aduha amakuru ko abageni tugiye gusezeranya hari inzitizi. Ndagira ngo maze abaherekeje abageni dushingiye kuri izo mpamvu hari umuntu wumva hari inzitizi zatubuza gusezeranya abageni basezeranye. Murakoze cyane n'imwihamashi. Bageni rero tugiye kubagezaho inyigisho tugenera abashakanye. Ni inyigisho ndende ariko mu magambo make igizwe n'ibi bikurikira. Icyambere ni imibanire y'umugore n'umugabo. Umugabo n'umugore iyo bemeye gusezerana hari uko babana, hari ibyo bemerewe, hari ibyo babujijwe, hari uko bitwara. Abashatse bari hano murabizi. Igice cya kabiri ni imicungire y'umutungo w'abashakanye. Aha turabasobanurira ibiteganywa n'amategeko bijyanye n'imicungire y'umutungo w'abashakanye. Hanyuma rero
mugiye kurwinjiramo rwose. Urugo ruba rushingiwe ku ihame ku ndangagaciro yitwa iki tavuga cyane mufotore mushire no kuri video nazajya yireba azavuga ngo urugo indahiro yakoze nuko urugo rushingiye ku ki wowe niyo politiki ihatse izindi zose. Ushobora kuba umuhanga mu mibare mu butabire sayansi zose ariko ukaba muswa mu rukundo. Kuva none mutangire mwihinge iki umwana yata ishuri mukadukiragona n'igihugu kiraza ariko garidiyene wa cyarugirira niyo yarivuyemo ntawe ubyibuka. Arabaturutse muri byo urukundo mugiye kuruviva. Urukundo nirwo ruzabubakira. Urukundo ni isomo ritarangira. Hari igihe ngira za esheke mu gukunda umugore wawe cyangwa ukunda umugabo wawe kuko wikunda. Buyandi magambo arabuyanga muri we. Ndangagaciro ya kabiri ni ukwizerana. Umugore n'umugabo cyari kiringaniye cyagerwaga ku mashi ariko uyu munsi muje kubisinyira. Naba muri kumwe naba mutari kumwe naba amafaranga yabuze mu rugo naba mwashwanye yaba yatinze gutaha ni icyizere gusa yitwa kwize. Ndangagaciro ya gatatu ni ukwihanganirana. Umugore n'umugabo basabwe kwihanganira. Buriya mwari mwashwana ko wari wabona uyu musore nakara uraje umubone neza wowe bihora ari yese buri wese atihanganiye mugenzi we bamubonamo amafuta atayimuna kugira gute bavanye bamufotoye neza ukora iki wowe kuva ryari kugeza ryari ubuzima bwo wowe reka kumukopera ntawe wowe uzamwihanganira kugeza ryari bakuri telefone rwose mwongere kugeza ryari kugeza apfuye wowe ejo rero babafotoye nibyo mwaje gusezerana utazagirwa ngo umuyobozi kwihangana birananirana. Politiki muba mwayishe kwihangana kuko buri wese ntabwo muziranye kwanza ko fiyansaye buri wese yigiraga mwiza akagerageza kwiyorosha gerageza guhisha kamere ye ariko buri wese afite kamere ye. Nanjye kubwira afite iyanjye hari ibiba nziza ikindi gihe gashituka yabaye mbi higarura kubana n'umugore n'umugabo n'ukwemera kwigarura n'ukwemera gutsinda. Hari igihe kamere izamuka ugasanga wakoze amakosa. Indangagaciro ya kane izabafasha muri uru rugendo ni ukwemera amakosa no kuyasabira ikimba. Umugabo mwiza musaba muwemera amakosa akayasabira iki. Umugore mwiza muwemera amakosa akayasabira imbabazi hatabayeho kubabarirana ni kwabana. Mwari mubizi buriya muri fiyansaye buri wese aratekereza ko yashatse ari marayika yo mu ijuru, ari umuntu mwiza utagira inenge. Hari n'abita abana babo muri ba muziranenge. Ariko uyu mugabo ushatse ufise ko afite utunenge yamuhishe tumwe yiyiziho n'utundi atiyiziho. Nawe wibitseho utundi nawe iyo wemeye ugashaka uko uzasanga umugore wawe cyangwa umugabo wawe ateye uzamwemera ubane. Abashatse bari hano ndanga kubavuga
muvandimwe wambaye ikoti ry'umutuku warashatse ko wari waramushushanyije niko wamusanze hari ibyo namusanganye ariko hari n'ibyo namusanganye ntari n'ibyo wese ariko nyuma yo kubana hari ibindi byamutunguye ariko aremera abana na wemera amakosa no kuyasabira imbabazi imbabarira twese dutuze nta n'umugore udasaba iki kandi mugenzi wawe usabye imbabazi basabwa kuzi n'ibyo cya gatandatu kubwizanya ukuri urugo rwubakwa n'ikuri ikinyoma gisenya icyuru abatinze hanze hari kesi y'umugore wo muri byo muzamusure wowe ngo ndi umugabo yamusigaye miliyoni yagiye gucuruza afata reka bireke bitazajya muri filime y'abandi ariko kubwizanya iki bavandimwe kwirinda iki cya munani ubumwe n'ubwiyunge umugore n'umugabo niyo bashwanye ntabwo bajya ku karubanda barongera bakiyunga bucece n'abana ntabyo barabuko badasi ko bigenda se nta n'ubikira undi zika ntazi ngo babyibisa bavandimwe umugore n'umugabo niyo mutumva ibintu kimwe murabijera ntabwo mubijyana mu isibo muri ibi byageze mu isibo n'ahandi hose biba byataye umurongo urugo rwubakwa n'ibanga buri rugo buri mugabo afite amabanga y'umugore we na buri mugore afite amabanga y'umugabo we icyo dusabwa ntabwo umugore wawe azagukosera cyangwa umugabo uko agukoseye ngo wandike muri karine hari abo tubona bose hano bataye umurongo umugabo yakoze ikosa uyu munsi yanditse wanabunga muyobo nasinyire nta bimenyetso bikenewe nta ribu nta kubyegeranya nta n'umutsinda undi iyo wemeye kuba umugore cyangwa kuba umugabo muba mwemeye gusangira ubuyobozi urugo ni ubuyobozi busangirwa nta kamarabati ibamo nta n'akamari ibamo nta n'amatora abamo muze iwawe hano ubwo mwari mwatumira komiseri w'amatora ngo tugiye gufata icyemezo ngo turebe abenshi bagitoreye urwo ni rwo rugo rero urugo ni ikintu gikomeye abantu benshi badaha agaciro iyo ingo zishegashega n'igihugu kiba kishegashega iyo urugo rutubakiye kuri ayo mahame tugiye kubabwira y'urukundo yo kwizerana yo kwihanganirana yo guhana imbabazi yo kubwizanya ukuri yo gusangira ubuyobozi n'ibindi urwo rugo ruba rufite ibyaha urwo ni rwo rugo muzubaha urugo rwanyu muzakorere hamwe niho muzagira urugo rwiza muzajya inama urugo rwubakwa n'inama abantu benshi bafite ingo zifite ibibazo usanga ihame ryo kujya inama ryo kuganira baba bariteshutse mwebwe mugize amahirwe murabisobanura kuba umugabo ntabwo ari ukuremera cyane ushobora kuremera hanze ariko wagera iwawe ufite yanjye tuza umuzehe abivuze mu kinyarwanda tuza kisha make amasomo abamo ntayo iyo wumva uzanya ayandi n'ubundi kuba umugabo ntibisaba ubwenge bwinshi kuba umugabo ni ukwemera ukayoborwa n'umugore gusa abasore bavuga atari kuriya warashaje n'ubundi ntabwo utayoborwa n'umugore afite ijambo ntekereza ko na invitation ntabwo mwazihaye abantu bafite kashi
udafite kashe uramumenyesha ukamubwira ko za invitation zabaye njye ariko uzaze mu bukwe kubera ko uzi ko nta kizavamo. Mu rusengero uwishoboye ntawe ndabona bicaza inyuma. Bari mwamubona kugira ngo nukukizwa cyane se ni kwisite. Mu buyobozi iyo ukize baguhaga abakire bose bo muri Mayange ndabazi n'abacyarubira, ariko abakene tubabona nyine baje gusaba inkunga kuko ni leta yonyine ibafasha n'Imana. Muzirinde rero gutungwa n'ubufasha, dukeneye ingo zifashije. Muzakira ariko mukoreye hamwe, mukoreye imihigo hamwe, mujya inama. Abagabo benshi ubukene bafite ubabajije bakaba honest SSE. Hari ahantu mu madini cyangwa mu miryango bateranye ingo zikaganira, abantu bakabwizanya ukuri bagasasa inzoga. Ko buriya no mu ngo ntitubona umwanya munini no gusasa inzoga, buri wese yihagararaho. Abantu benshi ibibazo bafite cyane komoka ku bagabo no gutinda kumva inama z'abagabo. Inshuti yanjye, niba ushaka amahoro, niba ushaka gukira vuba ariko byihuse, tega amatwi. Wumvise gira gute azavuga ngo wumve ka iguru. Iyo utinda kumva nyuma y'imyaka 10 ujya muri regre, utangira kuvuga nyamara buriya twese abagabo hari inama twibuka twagiriwe n'ikubitiro dutinda kuzishyira mu bikorwa, ugatangira kuzishyira mu bikorwa bita kandi amahirwe asa rimwe, amahirwe ntahora. Bari mubizi bavandimwe, n'umugisha ntuhoraho. Hari igihe abizera sinzi niba bavuga ngo kwimana kuba kwakugiyeho, ariko buri wese azumve inama muzafatanye mukore mwiteze. Igice cya kabiri ni imicungire y'umutungo w'abashakanye. Itegeko riteganya uburyo butatu. Uburyo bwa mbere ni ivangamutungo rusange, uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhahano, uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Ivangamutungo rusange ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe imitungo yabo yose, yaba imitungo yimukanwa n'itimukanwa, kimwe niyo bazunguka mu mibanire yabo. Imitungo yimukanwa ni iki? Ni amafaranga, ni ibikoresho, ni ikintu icyo ari cyo cyose wafata ukakimukana. Ibyo byitwa imitungo imitungo itimukanwa ni ubutaka, ni amazu. Iyo mwiyemeje kuvanga ivangamutungo rusange, muba mwiyemeje kuvangira imitungo yimukanwa n'itimukanwa, impano cyangwa kuzungura. Byose muba mufite ububasha n'uburenganzira bungana kuri iyo mitungo. Niyo mpamvu byitwa ivangamutungo rusange. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhahano. Ivangamutungo w'umuhahano ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana kuvanga gusa ibyo bafatanyije guhaha, ariko ibyo buri wese yabonye mbere yuko bashingirwa agumana kubikoresha no kubicunga byose. Niyo mpamvu byitwa ivangamutungo w'umuhahano, ibyo bafatanyije guhaha. Uburyo bwa gatatu buteganywa n'itegeko muri buze kwihitiramo ni ivanguramutungo risesuye. Ivanguramutungo risesuye ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana gusa gutanga ibitunga urugo, ariko buri wese akagumana gukoresha no gucunga umutungo w'uko abyumva. Buri kumwe bavandimwe, buri wese ubyiwe n'ibyiwe gusa bumvikana ibizajya bitunga iki urugo. Ibyo byitwa ivanguramutungo risesuye. Hari abakunda kuryitiranya ngo ni ivangamutungo risesuye, ntariho. Hari ivangamutungo rusange, bisubiremo, abashyingiranywe bumvikana ko bazacungira hamwe imitungo yabo yose, yaba iyimukanwa n'itimukanwa. Hari ivangamutungo w'umuhahano, abashyingiranywe bumvikana gufatanya gusa ibyo bazafatanya guhaha. Hari ivanguramutungo risesuye, abashyingiranywe bumvikana buri wese gucunga umutungo we gusa akaba afite inshingano yo gutanga plutôt ibitunga urugo. Nizere ko mwabiganiriye.
nyuma mutarabiganiriyeho aha birakomeye wanabaha n'iminota 2 cyangwa 3 mukabiganira byaganiriweho basuranyijwe bamuvise ivangamutungo rusange. Aba bageni biyemeje kuzacunga umutungo wabo mu buryo buteganywa n'amategeko mu Rwanda bijyanye n'ivangamutungo biyemeje kuvana imitungo yabo yose yaba iyimukanwa n'itimukanwa kimwe niyo bazunguka mu mibanire yabo yaba impano cyangwa kuzungura kandi ntawe ufite uburenganzira cyangwa ububasha burutugu bundi. Icyo cya gatatu ni impamvu zikomeye zishobora gutuma bashakanye batandukana ni urupfu. Urupfu ruje nyine abashakanye baratandukana baba batandukanye burundu usibye abihebeye Imana batubwira ko bazongera kubonana. Urupfu niyo mpamvu ya mbere ishobora gutuma abashakanye batandukana. Impamvu ya kabiri ishobora gutuma abashakanye batandukana ni ubuhemu bwagaragaye kuri umwe mu bashakanye. Ubwo buhemu mu rwego rw'amategeko bugizwe n'ibi bikurikira: ni ubuharike, ni ubusambanyi, ni ukwiyandarika, ni icyaha cy'urukozasoni. Iyo umwe mu bashakanye ni ihohoterwa iryo ryo ryose ryemejwe n'urukiko n'andi makosa cyangwa ibyaha byemejwe n'urukiko, kandi icyo gihe keretse umwe mu bashakanye abifitiye ibimenyetso yumva adashobora kubyihanganira. Dufite umugabo ashobora guharika umugore akabyihanganira, ariko cyangwa umugore ashobora kuba afite abahabara bandi umugabo akaba yabyihanganira. Bumvikanye bavandimwe, itegeko riteganya ko iyo umwe mu bashakanye afite ibimenyetso ariko akumva atabyihanganira ashobora kugana urukiko akaba yasaba. Impamvu ya gatatu ishobora gutuma abashakanye batandukana ni uguta urugo mu gihe kirenze amezi 12 mutabyumvikanyeho. Umwe mu bashakanye akaba bifite ibimenyetso akumva atabyihanganira, nayo ishobora kuba impamvu urukiko rwashingira. Cyangwa kwiyemeza gutandukana nubwo mwaba mu byumba bibiri mu zimwe mu gihe kirenze imyaka 2, nabyo ni impamvu ikomeye. Buri hari abantu batandukana bakaguma mu zimwe, birashoboka, duhura nabyo kenshi, nayo ni impamvu ikomeye ishobora gutuma bashakanye batandukana. Izi tuzibabwiriye kugira ngo muzaziri, si ukuzimenya gusa, muzimenye muzaziri, kuko iyo ibyo bibaye mu rugo ni igihombo. Abagabo benshi batandukanye n'abagore iyo baganiriye usanga barakuyemo igihombo. Buri wese rero muri uru rugendo mutangiye, muri iri shuri mutangiye, nimukurikiza ya masomo afite amasaha menshi kandi yose ukorera rimwe. Tumenyereye ko isomo rya mbere bavuga muri imibare, isomo rya kabiri bakariha n'amasaha duteganya kubaha ari iyo. Keretse nimba hari ibyo mutumvise mwabaza rwose, nimujya gusinyira ibyo mutumvise. Ntawe ufite ikibazo? Wewe ababaherekeje namwe ntabwo murabyumva? Nta nyongera? Madame, ugize igihe baha amasomo wabonye? Mu byo wabonye wowe wabagira ihe nawe? Tanga inama. Inama ya mbere mu rugo no kwihanganira nicyo kiba kiruta ibindi. Mukundana ibintu byose birashoboka. Numva ari ibyo. Wowe wamwunganira? Nanjye icya mbere ngenderaho no kwihangana. Ibyo bavuze ubireke. Kuzuzanya. Komeza. Kuzuzanya
kujya inama ntimukore ikintu buri muntu ngo akore icye n'undi akore icye buri umwe aca inzira ye n'undi aca inzira ye ni ugusenyera umugozi umwe twese muri make. iriya ngingo watubwiye yo kwizerana kwirinda amagambo aturutse hanze Ese nigeze nkivuga kwirinda amagambo aturutse babyumvise numva ari icyo nakongera ibindi byose wagiye Udiyakoni nta kundi icyo uzakibabwira ku rusengero nabo urugo rwabo bagomba kubahana bakabasha no kwakira abashyitsi baje babagana. Umugore akabwira umugabo ati rero turabona umushyitsi turabona umushyitsi bakabasha gufatanya kwakira wa mushyitsi urugo rwabo rukagenda. Gushashanira abashyitsi turakurikirana abaturanyi baduha iki nubona umuntu yagusuye nasubirayo azaba afite ikaramu y'umutuku ni ikaramu itanga amanota ameze neza n'iy'ubururu mwumvise abavandimwe urugo ni ubugengwa urugo ni urugira nugira ibintu ukabirya wenyine n'umuryango wawe na papa na mama bazakureka papa na mama bavandimwe ababyara ba masenge bande basobukwe banyokobukwe nubabanira neza ni amaboko ni umugisha burya mu kinyarwanda kugira ngo mujya mubibona uzareba umuntu ubana neza iyo yashindije cyangwa yagize ibyaha abantu bahita batanga icyama abantu mperutse kujya ni no muri Nyamata yaranavuye hanze yagiye Nyarutarama yakoresheje ikizu cyiza avuga ibyo bifaranga byawe ntibyadukanga tureba uko twakira turangiye turamubwira cara hano tuguhaye amanota 10/10 uru rutoki ntirugasubira iki rero muzakira abashitsi icyo nari ngambije kunganira babivuze uriya mugabo w'inyuma n'ibyiza wabonye ibyiza n'abanyene byinshi cyane ingorane zo nabonye imbaraga zo kuzihanganira yewe icyo numva nakongeraho kuri bo ni ugushyira mu gaciro ikindi cya kabiri ako kantu bakumvise abageni se tuzabategeka bazabazana notiko ariko abafotora nicyo baba basi gushyira mu gaciro numvise gushyira mu gaciro ikindi cya kabiri ukishyira mu ruhande rwa mugenzi wawe kuko amakosa abaho ariko niba ikosa ryabaye cyangwa niba wenda ugeze mu rugo ugasanga hari ibyo atakoze ishyire mu gaciro wumve impamvu atabikoze ko ari uko atari afite ubwo buryo nibyo nakongeraho hari ahantu hagera rero ngewe ntabwo ariho nshaka gutindaho na hapati navuga ngo utubabarire ibyaha byacu kuko natwe tubabarira kantu nikakaburi mu rugo rwanyu navuze kubera ko n'imbere y'umudiyakoni w'umuyobozi wanjye nako karafasha niba mubyemera rero kuko abantu benshi bakunda ngo bo bababarirwe aborohere ariko mugenzi we nakora amakosa we ari intare ntabwo ari byo nta mugabo w'intare jewe Mugarura Jean Bosco maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Uwizeyimana Diane umbera umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. yewe Uwizeyimana Diane maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Mugarura Jean Bosco umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
mu Rwanda ari ubwakorewe imbere y'umwanditsi w'irangamimerere, akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa mu ifasi y'uwo murenge cyangwa imbere y'umuyobozi w'akarere mu ifasi y'ako karere cyangwa imbere ya ambasaderi uhagarariye u Rwanda mu bihugu byo hanze. Muri urwo rwego nyuma yo kumva amasezerano y'aba bageni igiye kuyakira. Jyewe Sebarundi Ephraim, umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Mayange, maze kumva amasezerano y'aba bageni bagiri imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko ubu bashingiwe uko amategeko abiteganya. Nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya, ibitabo by'irangamimerere mu Rwanda mwagezemo, nimushaka nimusohoka mugeze aha ku irembo, aha ku muryango muhite mukora application, babaha icyemezo cy'uko mwashingiwe, nta kindi cyo kujyana kwa pasitori n'ahandi hose. Tubifurije urugo ruhire, tubifurije umugisha w'Imana, muzirikane ko iri shuri mutangiye ishuri ribasaba ubwenge nta kurangara. Imana izabibafashemo. Murakoze cyane. ikiganiro cyose turi bugere kugira ngo twiragize Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana ishobora byose, tugushimiye ko wabanye natwe muri gahunda y'ibi birori by'uyu munsi, ubwo umugeni yahagurutse ndetse n'umukwe bagahurira mu mategeko kugira ngo bahabwe ubushobozi n'amategeko mu rukundo biyemeje. Turagushimira ko wadufashije ibyo byose bikaba byabaye nta nkomyi, kandi uyu mwanya tugezemo kugira ngo natwe tugire ikiganiro tugirana n'imiryango dufashe tubane natwe tugirire neza. Ifunguro riri buboneke hano turagusabye kugira ngo uryeze
imibiri ryakira uyihe kugubwa neza naryo, byose tubiragije wowe Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo, nuko urakoze Yehova, amen. Urakoze. Ndumva tugeze hano muri uyu mwanya, nta muntu uri hano twabaza ngo twaje gukora iki, ngo icyatuzanye hano. Mugarura yahoze atubwira ko yumva yakunze kandi afite uwo yakunze, ariko aratubwira ngo rero ni ngombwa yuko njya kubigaragaza no mu mategeko. Mu muryango wacu yarabitugaragarije, tumwemerera tumushyigikira yuko no mu mategeko yajya kubigaragaza ko afite uwo akunda. Uyu munsi rero turabona yabigaragaje mu buryo bw'amategeko. Dushimiye imiryango yo ku mukobwa, nubwo kurya no kunywa bijyana, ariko akenshi usanga burya ikintu kibanza ni ukunywa, kuko urugendo umuntu aba yagize, hari uwo babwiye ngo navuga, aravuga ngo sinavuga ivumbi rikiri mu mihogo. Yase niriwe nyabasaba amashyi ntabwo mwahita. Mwongere. Garura rero murabona ko abikoze neza, mwongera ariko ngera umuhe. Mugarongera umuhe. Ubundi umuntu waguhaye urukundo nta kindi yakwima, kuko byose niwe wabikubiye. Arakoze cyane Mugarura. Nyarwanda aravuze ati burya uguhaye nawe uramuha, reka nanjye muhereze. Mugarura nawe kubera ko bahoze bamwigisha no guca bugufi, aravuze ati ndakakira ngasome kandi nciye bugufi, reka Diane nawe tumuhe amashyi. Mugarura n'ubundi tumusabe adufashe atubimburire uyu mwanya nawo, ariko mbere y'uko abikora hari inyigisho gitifu yahoze amwigisha bijyanye n'ibyo igomba kugaburirwa umugore mbere yo guhabwa ibyo kurya. Hari amagambo meza, hari amagambo rero atandukanye bamubwiye azajya amubwira mbere y'uko mugaburira. Hari n'ijambo rivuga ngo ndagukunda, ndakwizera, kwihangana, ni byinshi. Ubwo arahitamo ijambo rimwe abanza rimubwire, kuko Diane nawe yahoze avuga ngo ujya umbwira ngo urankunda twihereranye, nshaka uza kubimbwira turi hagati y'imiryango. iryo uhereyeho nanjye ko iryo mperaho ubwire nti ntabwo mwabaha amashyi. Hanyuma ubwo n'ibindi bikurikiyeho rero nabyo bikurikizeho, tubimburire uyu mwanya tugezemo, nuko turi mu nyuma. Ukoresha burusheti. Nta kibazo sana.
ibyo birabaye. ikindi twagombaga gukora cyangwa ngo tugabanyeho kuko Imana yari yateganye ku isaha iyi ngiyi tugomba kuba twicaye ishyiraho n'impamvu igomba gutuma tuhicara ariyo turimo twahagurutse mu rugo nk'uko twagiye tubivugana n'umuryango wo ku mukwe duhana itariki yo kuza ndetse Imana yakoze ibikomeye kuba twese dusanze duhumeka umwuka w'abazima. Ni byiza rero ko duciye mu mategeko nk'uko umuryango wari wabisezeranye. Dushoreje urugendo ahangaha ni ukuvuga ngo hari urugendo rundi dutegereje imbere rwo kugera ku masezerano mu bijyanye n'itorero. Ndumva ntavuze amagambo menshi azavugirwa hariya kuri uriya munsi, ariko uyu munsi ni ukwishimira kuko ni intambwe ya mbere igana ku gikorwa nyirizina. Tuzongera dukomeze tuganira ku bisigaye kuko ndumva iminsi isigaye si myinshi, ni vuba ahangaha tukongera tugahura. Tukaba tubatumye nk'abaje namwe muserukiye umuryango mubashimire kuko ubu buryo twabisezeranyemo nibwo buryo tubikozemo, kuko burya aya mategeko aduha uburyo tugenga, kuko cyane cyane niyo atwigisha uburyo tubana mu rugo rwacu. Nk'uko umuyobozi hariya yabitubwiye, ni ukuvuga ngo udafite urukundo ntiwabasha no kugera kuri ariya mategeko yose yuzuzwa n'urukundo. Nibwo rwaduhuje uyu munsi, tukaba tubashimiye. Tuzongera duhure tugana nanone gusezerana imbere y'Imana n'imbere y'itorero. Murakoze cyane. Gitondo uje kwa mu ruhande rwacu iyi gahunda y'ahangaha igenzi rero turabigushimiye yo gutandukana rujyana buri umwe wese ukomeze kuba amahoro nk'uko watubashirije uyu munsi, ukomeze no gufasha imiryango yose imyiteguro myiza kugira ngo ya tariki 20 wateguye nayo bizabashe kugenda neza. Mwami turabikuragije, dukomeje kugushyira imbere muri gahunda zose z'imyiteguro y'ubukwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
mbazaniye baranyizihiye nyamibwa zanjye izi mpundu naje mbazaniye mbahaye umugisha mbambariye impumbya izi mpundu naje mbazaniye abakunzi babakumbuye izi mpundu naje mbazaniye ndabona abanyamuryango bose bashyitsi bacu batambuka kandi biragaragara ko baje gukora sereri imbere ntabwo rwose baje kuko ni abashyitsi beza kandi umugisha muze kuba twakirira rero abasore bacu ndetse na za nkumi zacu zatojwe kwakira abashyitsi muba twakirire rwose ndabibona ko bishoboka ko bazaba baturutse kure ariko kure si kure y'umuryango muba twakirire nyamuneka rwose ngaho mubigirire rwose mubidukorere nabo tubahinga aducurangire ataducurikiye maze abarinde gusubira umukozi w'Imana bita Mutsindashyaka nyamuneka aze gutambuka agere hano imbere abishimire Imana kandi asabe Imana kuduha umugisha no kurangara yo kurinda turagushimiye cyane asa mutondo turagushimiye tugushimiye urukundo rwawe rutagira akagero tugushimiye ineza yawe itangaje ahantu mu izina ry'umwami wacu Yesu rero turakuratse turakutangirane natwe ibiganiro by'ukorerwa ahantu ufite umurariko n'uwawe kandi umuteguro n'uwawe ntabwo ari twebwe ahubwo uri ku izina ryawe rishyirwe hejuru byambaje nisenga izina ry'umwami wacu Yesu amen. Koze cyane abashyitsi bacu beza kandi namwe basangwa turi kumwe mu gitaramo mbega nimwahawe ikaze ntibyari byiza yego ndabizi kandi ndabyibuka neza ko wambwiye ngo ntuzajya ubona abatugana
binyaruka ubasuhuze maze ariko abakuze basheshe akanguhe yewe ntabutse gato ngo nta n'umusaza bashobora kuba muziranye kandi uba ugenda muri uru rugo rwacu nagira ngo ibyo ari byo byose nze kubahabwa rwose data mu batwakire kuko njye simfite ubushobozi bwo gufungura udushumi tukaba tuzahura abonye n'abasaza bangana namwe ndetse barimo n'abangana na data bukwe harimo n'ababyeyi bangana n'amabukwe nyamuneka rwose gusa icyo nakoraga byari ubwikaze n'ubuyobozi rwasigaye nahaga data mu gitaramo cyacu waje twanejeje gushimira Imana gushimira imiryango yose gushimira inshuti zacu gushimira abavandimwe gushimira abaturanyi bari bafatanya natwe mu gitaramo gushimira kandi abashyitsi bacu babanza bacu rero tuzi ibiganza twakira abacu bose baje muri iki gitaramo cyacu tuzi ibiganza baze twabishimira ariko kandi ariko kugira ngo bavuga imbere muri ubu buhembe bw'imbere ni isuku tumenyeranye ni isuku yo wacu waje kuba bazanye gushimira tuzi neza ko bagarutse abahambaye imbere ariko ubuhembe bw'imbere turifuza rero ko muri ubu buhembe bw'imbere yava mu kugimba ku hejuru tukaramuganya n'umuryango wabo bose rero gutegura umuryango turabishimiye abagenzi turabakunda nawe urabizi turabishimiye kandi imiryango mwazanye ngo tubibakukije nawe turabakukije n'abadushyira neza mu bihura baturutse mu mpande zose z'igihugu mwatubwira amagambo ntabwo twakiriza abantu bacu amagambo yonyine cyangwa n'abashyitsa ahubwo barabashinzwe barindiye abakobwa bacu n'abasore bacu bigira imbere hanyuma bafashe kubakira ese n'amagambo yawe ko ari meza uyagejeje ariko ntabwo ari we wenyine nawe urabizi ko atari we wenyine natubakirira natubakira imfura natubakira imfura imana ibaze rero abasore bacu bari kambere biri imbere hanyuma tubakira ariko Imana kugira ngo urabona ko hashize ibikorwa kandi tuberewe twakiriye iragana yabo ikibazo Mariya Elizabeth babasuje mu Rwanda neza ariko badutabaga ko nta mahagije nyamara bakamenya ko ari aryoshye ariko aryoshye wejo bundi ubundi buriya wese noneho ntabwo ahubwo turaduturageza wiruka twiruka twasangira buriya niba ugiye kukigezweho niba ari n'uburyo aho udufashe unamure hanyuma baguhe ikoma usanga icyo umuntu asigaye ku muzani rwanda ariko nta n'icyo nagomba kwakira namuha umufashe rero kuri ikoma ariko ntanashira hanyuma rero tugiye gusenga kubera ko gusenga no gusubirayo ngo tuvare gusenga twasengeye gahunda twasengera n'ibyo dushyira mu nda kandi dusenge turagushimira Imana gushimira ifunguro gushimira ko tugiye kunywa itunga umubiri nawe tuvuga mu izina rya Yesu amen hanyuma n'abasaza babasaza Imana cyane
byiza mwatugeneye uyu munsi wari wambwiye yuko uri bumubwire biri ku murongo w'ingingo z'uyu munsi ariko ya mwana uyoboye ibiganiro nawe reka mumfashe imiryango yombi ihuza ibiganza tumushimire rwose munyemerere twamushimira ko aduhaye umwanya tubikwiye sebanye aragakara reka nyemerere nanone musabe wigira imbere niba uri murasarura abaturage dukore bakora n'amahoro gahunda y'isashe yegera arakubwiye gahunda ariko kuko tumaze gukora bitwa n'ubukungu byari ibiciro bya karere ka Rulindo nje umuryango yagaje Matiyasi niwo muryango rero azirafata turi kumwe definition y'amajyaruguru kandi tujye tugana mu Misiri burasirazuba by'umwihariko umuryango wawe ageze rubazanyange turakwiriye nk'uko twabigiye imbere mu buryo bwari bufite umunsi mukuru kugeza no kubikubazaho uri butubwire uri ku murongo w'ibyigwa n'igitaramo ariko umuryango yafashe watubwira ngo ugiye mu gitaramo cya rubazanyange baduturiye ntabwo twagenda ikokoko twari twitwaje ubutumwa ariko dufite n'ubuki umuvandimwe wawe ugukunda kubona umutima usengera nyuma yo kumaze no gusengera reka mpamagare abana ubuki w'intwererano n'iki gitaramo twabashyikiriza hanyuma yo kwizihiza itarame zanjye yo kuzitubwira ariko natwe twagutuye ubuki nka kirasira kandi tuzajya umunsi wajya kandi urabona mu by'ukuri ko bwegetse nubwo utarabusoma ariko nujishe kabo bajya mu twemere twakiriye intwererano turangiye tubifurije iminyagizo wayivugaho turabashimira nawe mubashimire ashimishije abanyamuryango uzaba tukwiye turabashimire n'umwirano mwaduhaye hanyuma rero dutegereje umurongo w'ibyigwa mujya kutwemerera igitaramo kigeze hanyuma muri butubwire natwe tugerekerezwa muri mu gitaramo twebwe uyu munsi cyane ni ugushima Imana b ni ugushima Imana c ni ugushima Imana rero uyu muryango ni ugushima Imana iyo umaze gushima ukaba n'icyifuzo mutwemereye umubyeyi umuryango yashyize icyifuzo n'umuryango wa Matiyasi izi mfura ngo ari amasengesho turafatira hamwe gusezera kw'Imana yashubije ikiyaga gisubiza babonye ko mu Bugesera twabonye ikibuga cy'indege cya Bugesera kaburimbo watanyijemo mu Bugesera mbega turashimira Imana ibyo yadukoreye ariko turagira ngo kandi biganza kw'ibiriro by'ameza aka ni agahembe kagira inka cyane n'abageni nuko yego areba iwacu turashimira Imana kubera Imana yadukoreye urakomeye amen urakoze cyane rero bityo ibiganiro birakomeza abanyamuryango bagatanga ibitekerezo bagatanga ibyifuzo koko turi hafi yo gusoza umwaka wa leta biba ngombwa ko tunahiga n'imihigo cyangwa se kujya niyo duhigura twakomeza gushimira Imana ibyadufasha guhigura ibyadufasha kugeraho bashaka kugaragaza iyo gushaka n'ibisubizo niyo mpamvu kugira ngo baterane kugira ngo twabashika yuko muvuze ngo bibe bityo bamuhaye umwanya kugira uruhare mu gitaramo basabe umuryango wa Ndayambaje muhuze ibiganza ushimire umuryango w'imfura kugira uruhare muri ibi biganiro kugira ngo sebagire
kuduha imirimo ye yo kugira ikiganiro nabonaga hari abagira inama reka komeze bari muri serivisi yakomeje turishimye cyane kuko dushimishijwe n'ibicaro byiza aduhaye dushingiye uruhisho dushingiye abazimano dushingiye urugwiro dushingiye abafana zanyu dushingiye ko mwaka w'igitambutsa cyacu rwose imana yacu ibamuca hanyuma rero nk'uko nakubwiye rero tukaba amajyaruguru ya rwanda yangaje undi turi mu muhanda hariya niyo waba utatuhagurukiye ahubwo ntabwo batuhagurukira abana kuko imbere ukajya mu mwanya hariya mu byiciro twawuteguriye ukajya mu byimbo ntubivemo wanyura gukora urakoze cyane ariko muvandimwe reka nemere cyo kuvuga cyane nemerere mpamvu bukomeye kuko bukomeye niba ntavuga nicaye bityo ntabishimye ntabwo ari icyicaro kimeze neza ariko kuko ubutumwa mfite ari ubutumwa bw'umuryango kandi bwubahana bwubaha reka tuvuge bahagaze ariko bisekuyeho ntabwo bahagurukiye ntabwo nashobora kuba bahagurukira ahubwo nabunganira kugira ngo igitaramo kimerwe nacyo hanyuma nijya kumara gusohoka ubutumwa bw'umuryango gasubira ku cyo mwatugereye ntibadutumye bwo kuvuga twerera umuryango uzibaza twite mubiri uyafite ubutumwa bw'umuryango kandi umuryango wabatwereye nejya mu rwanda kuvuga ibita ubundi ntabwo ubwo ni bubiri ufite bubiri ndetse niba ngombwa igitaramo gikomeza agenda kwishima utuma se ugize amahirwe wabutumwa ukajya n'ubutumwa ukajya n'abutumwa twagira ngo wenda waba watumwe ukaba ugiye kugira kwibuka kandi mu buzima bwatugezeho niba ari bubiri bwaba bukomeye ntabwo bwa kabiri reka ubwo butumwa bugejejeho ni ubutumwa bw'intererano n'umuryango wa matiyasi ntabwo twatwereye nk'abashobokiye no mu kijya ukundi kandi ntabwo twakiriye ntabwo yuko mujya kubona umwanya uri ku murongo w'ibyigwa n'urutwerere rwongeraho ubutumwa bw'umwihariko n'umuryango wa matiyasi kandi n'umuryango wa matiyasi hagati y'ubutumwa bw'umuryango agize umwanya francis gahagurukaho agakiraho ariko ubundi bwajya kugereka igitaramo cyacu ntugicemo kabiri reka n'ibindi majyaruguru ntabwo wenda twaza kukwemerera bigenda mu bice byo kwibwira byo kugereka niba ari uko ufite urakoze cyane ubwo yari ubwo twaganiriye waba n'ubwoba waba n'ubwumva waba hanyuma rero nakubwiye yuko avutse ari kabiri kandi twazanitse ko ari umutima wacu twari tubishaka iyi nzira ntabwo yadukunye twajya turirimba twajya dufite umunezero twumva twakubwiye bafite ibintu shima imana usanga turi amahoro ubasanga ari mu nzu imeze gutya nyagasani imana ibamugisha rero bakubwiye umuryango wa matiyasi twaje tuje igitaramo cyacu atari icyifuzo nk'uko mubizi hambere batarama umuryango wacu batarama ariko kandi mu mpera z'umwaka wa leta muri nguyu no gusoza ariko tubona umuryango umusore witwa mugaba utishimye ubundi umuryango wa matiyasi ubona umunezero ubona ibyishimo ubona ibyikura n'amahanga ubona intore ariko uwo munsi ntabwo mugaba yabizerewe umwegereye kumubaza ntabasha kubisobanura ariko nyirasenge ari kukubwira yuko umugabo atanezere kubera ko agiye gushira atesheje azumuye utesheje umugi atubwira ko yumva ataremerwa n'amashyamba banyirasenge kugira abakuze banyirabone kugira abakuze abantu bakuru kugira abakuze bafite icyo n'ukurikirana atubwira yuko icyasubiza icyifuzo cye ari uko baza mu Islam
umuryango wa Desire ko hari umuntu wahuje ibyago bamufasha akamukubakira icyabugeni. Hanyuma rero twumva n'iyaba se umugabo igihe cyane ko ntabwo yakora ariko gusa uyu mateka dusanga ko bigenda gusuzuma umuryango agiye gutumamo usanga umuryango wa Desire n'umuryango w'ifu ni umuryango wagira amasiro hagati y'abagabo ni umuryango wera imbere yabo ni umuryango ushyingira twaramusanga ko umuryango wa Desire twakiriye twabashe neza nuko hari urugendo rwabona umuryango wa Desire mwaratubwiye muti abana barahaye batera ariko umuryango w'amateka umuryango muzira umuryango ushyingira umuryango bambara inka ziraba batereka amata n'akame usanga umuryango w'imfura w'isi yaradushimishije usanga umwana atarayoki. Hanyuma rero twasabye ngo n'umugeni bari kwemerera maze twemerera babifata bashyikira neza batazi tuzagira tuzagaruka umuryango wari wateranye n'umuryango wa Desire n'umuryango wa Matiyasi usukure gushika abana baramusebanye baramwigisha kuri uyu munsi ihuranye hamutintana ariko Matiyasi abwira ati mugerane umaze kubera umuryango ubu kikakiraki mwibutse se ati hagaragara abagize ibihano twasubiza baramusebanye uyu munsi tuje gusaba umugeni twafatanye irembo bazanye irembo baraduha umuryango wa Matiyasi ugaragara ko uri mu rugo rw'ikiva uyu munsi ifatira icyemezo murakoze n'utwebera hanyuma ikiganiro cyiza dutangije hanyuma bizihiwe murakoze. Oya, intwererano tutari kuvuga ko ari bavuga bibazo rwose intwererano nanjye twayigana bituvuye ntabwo bakwibaye ko ni intwererano ayo magambo yo uyavuye kuri intwererano ute witana gusubiza cyane witana gusubiza uko neza aho se niyo yigeze mama kureze usome ucuruye tuye ariko amagambo yawe uvuge kuri intwererano turayiboneye niyo uragenda akabisigara turagisigaramo rwose nimara kugenda urashaka kugenda utaratarama oya ntabwo nabivura ibyago birasozwa ariko igasozwa neza aho tuzasigara yo guhiga ntabwo kandi inzoga kuba ntabwo inzoga twazanye intwererano y'ubuki intwererano zitezwa n'inzoga kandi buriya ntabwo dushaka se ntabwo imiryango bawubaha kwitwa badashaka se ubuki buba bufite ibyuzi buba bifite iseri buba bifite mwanya ntabwo ntabwo twapfa se bari barakoze cyane rero icyo nari nkeneye ni uko ijambo ryaki hanyuma ubuki burahari ndajya gutura ubuki bw'iryo jambo icyo nari nkeneye ntabwo bukeneye ntabwo bw'ubuki abakuru bafite baramuhakurira niba ari imizinga ngira ngo ise muri iryo jambo imizinga ni amagombe ariko ese ko ubuki bwakita amazina ntabwo ibyago ubuki rero ni ubuki ijana uwakira ijana ryanjye ubuki turabufite twabuzanye ndajya mu wakira ijana ryanjye ubu ni umuki gusa ariko babayibu ni babayibu reka ntabwo muri umuvuduko rwose utagira ngo duhutaza
wacu umuryango wacu aho kujya wajya wicara ntabwo kibabaza kandi nicyo guhamwa kare kubwire wicare hanyuma tuganire none murakoze cyane niyo mpamvu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ari amategeko tugenderaho kandi mu gihe ageze mu zabukuru ari urugero rw'umukozi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda amapansiyo mbibonye neza muzehe mu bintu byavuyeho iwacu n'iwanyu kugura n'icyo kandi mu zabukuru bwavuye baje kuvaho mu kibwavuye ubuvane icyavuye n'amategeko rekuza amategeko ashingira ku muco nta muvandimwe rero nta tegeko w'umuvandimwe ariko turabavandimwe ntabashyigikira ndagira ngo turabavandimwe cyangwa byari ubu kubona yesu yaraduhuye twese wahana ibyo ntabwo yaba ari umwe rero ntabwo twamushyira ntabwo twakumva ahubwo tumufashe dore inkunga z'igihugu turamufashe reka n'inkunga iwanyu nziza dore inkunga z'igihugu kuko turabavandimwe ubazeho bamubicaranye ni umunyamategeko abana bacu n'abaye babiri ntabwo dufata abana rero tubashyigirane mu makuru undi mu kirango kandi ari abavandimwe amategeko y'u Rwanda ntabyemera umuco nyarwanda ntubyemera nawe rero tubitemera kereka ni ukuraho umuvandimwe aho turabitwara tubitwara n'umugeni umusubize se nashaka ubwoba kandi narivuga ko yesu hari icyo yakoze ariko kugira ngo yasuye mu bisekuru byacu byo kwa matiyasi no kwa desire hari icyo amategeko ateganya aho nyahindukira keretse niba umwana yatuye wambaye n'umwanya agera mu zabukuru ugasanga umwana yahimbye hari aho bigarukira abantu barashyingiranwa kandi bafite amasano hari amasano atemera gukingirwa irangamimerere idakunda ariko hari aho bigera bikemerwa ko abantu bashyingirana rero ndumva twasuye mu bisekuru byacu kwa matiyasi no kwa desire uri mwene nde wo kwande hanyuma twajya mu bisekuru niba amategeko koko umwicanyi bayimika baradufasha twumve ko byakunda cyangwa bitandukanye noneho ubwo turi ku bisekuruza hari aho igisekuruza kigera tugashyigirana cyane ibyo ni tuvuze kandi cyane icyo nzi ni uko mu muryango wawe nta miziro mugira baranareba uretse uriya warakaye yabareba abandi ntabwo barakaye uriya undi warakaye ariko ubundi abandi ari mu masengesho akarakara aratuje imbere y'Imana iyo abandi bageze amasengesho bararakara abatuje buriya ni ugutu ko batuze gutuza reka tubaze umuryango niba byemewe turakubwira nibakushimiye nibuhuze ibiganiro bishinzwe umuryango ujye gusuzuma ibintu byacu Imana banezerewe nari nategereje ijambo ryawe n'ubundi se bahire baradufashe umwanya tutaramanye nawe kuko wari umaze gusobanura wifashishije amategeko y'igihugu ibyo birashoboka ko umuryango w'abavandimwe iyo babaze ibisekuru birindwi bagasanga ntaho bahuriye umugeni ushaka bamuguha bakunshimire rwose muhuze ibiganza baranezerwa reka amashuri bakera yangira se bahire nimudufashe mu bikiranire nanone nubwo ibisekuru birindwi mwaba mufite muhuriye ariko hari igihe umwana wa matiyasi yari kwa desire basanga ari kwa nyirarume kandi umuntu yagiye kwa nyirarume bamuha umugeni nyobozi bakunshimire n'ukuri mushimire umuvandimwe izi ntore twazanye arimo arasobanura ntaheruka mu ishuri kandi mu irangamimerere ngira ngo uwo mirongo kujya mu biro nagusanzemo nawe urabizi ko bigenda ariko rero mbere y'uko tubaza umuryango mugari niba bakwemerera umugeni by'amategeko byavuyemo leta y'u Rwanda dushishikariza ubumwe n'ubwiyunge
muri make nta vangura mu madini no mu moko n'ibiki byararangiye rwose yego narebye mu bantu baguherekeje niba bababwiye ko hano uwambaye ishapure bamwirukana ko nta muntu wambaye ishapure aho ngaho rero igereje rwose mumushimire umuntu uri muzi biganza mushimire uyu niwe baba buri masengesho bicara kuri iki ibibazo se bagira yarategerega gasubizwa yego ubu ngibi sinamuhangara ngo mubaze ikibazo nari kubaza ndakomeza mubaze ashobora kuba yambaye ishapure atazi kuyivuga cyangwa ayizi ndashaka kutuvugisha aravuga iyibukiro rimwe gusa iyibukiro rya mbere yo kwishima barakoze ubundi reka nanjye mbe umuvandimwe wanjye kuganira nta munabi nta kurakara rwose turi muri uru rugo Uderi aramese bahera zigaye kimwe hejuru abakushimira umushimire se bahera tuzohora ariko mwashiki reka gushima yo gusangira hanyuma ni gushima reka abantu basangira se bahera ubundi ikintu abantu bakora ubundi tubagushima ugakomeza usana tujya kwemera sawa ni byumvira ngo ngaho sawa utanyuza ngaho kuba watakuba nizeye nasenze kandi yakuwana abantu aho umuhangariza n'ibyo bakabagana cyangwa bamusengera ubu ikora ikibazo k'umuntu yarimo arasenga imana twakira hanyuma wakwiriye tugiye kujya cyane nyakindi uko kikaba buryoheye nangisa nibata cyane wemereye ko ikizebuza cyacu cya karindwi yego reka se wabona yano hafi shaka nongere kwikwiza se umugeni basaba wabugaba bose babaza ko bizeye imana Denise Diana amazina y'abazungu ntabwo babatijwe amazina meza agenda abo mu gihugu yacu ariko tuvuze izina bwite bari hacu rero basaba irembo ndetse twabasha kuganira kuri ibyo bigendanye no kubaka urugo ambwira ko agishidikanya ubona ko agifite gushidikanya ko gukura sinzi hari impanuro zindi zaba nyirasenge agitegereje ubwo rero ibyo ari byo byose nabyo muze kubitekerezaho batubarize cyangwa se ahari namwe mushobora kuba mufite akandi gakerekezo ko mushobora kuba muza kongeraho wizeye imana wizeye imana arahari ni mu buzima
tugushimire rwose rwose Imana ishimwe ntabwo ari tubizi kwa iyi ni imashini ifasha kugira ngo izo muri zibonetse ku bwatsi iyi mashini iradisora iwabo nta saza nta saza zihaba nta n'ibyo bivuze ntabwo uzi iwabo ishobora amasaki se bahiye ntaza barabona ko umugabo iyi mashini zitunganya ubwatsi iyi mashini ubwatsi bw'inka n'urwacu rusangiye hanyuma inka zikorora zikarisha imashini izo mashini zitunganya urwuri kandi abizi umworozi urwuri rwaba gutunganya aboneka ubwatsi bukaboneka hanyuma rero abayobozi bacu bakora iki iyi mashini nayo ni ikibazo tureba kabiri n'ikibazo pressure imana ni igisubizo iki ntabwo ari ikibazo biterwa n'uko gifashe rero yafashe n'ibisubizo ubu rero rero muhaye gutya hanyuma nayo igiye gutunganya ubwatsi isunganya uburyo bwegeye gutunganya rwose hari abanyabagenda ni vi ni ukuri rero kubera agira ati hanyuma rero nabo uko batweretse ko babigenzaga ubwo baba baragiye akabiri cyo kujya gushora maze nk'uko amashyi menshi cyane rwose baba bavugutse bari turi gicurara kidahira inka kandi n'ibyaduha tw'inkunga bigaragara ko twisegeye inyama twisegeye inyama ariko turayishimye murakoze cyane bakushimire imiryango yose kushimira wese umugabo seba rero kugushimira nta wamushima babone ntagarukiriza bifite umunezero ku mutima ukabasaba urugero koko bamutemereye ariko kandi bakabasaba kandi nta wikoshe reka rero batwemerere dukoshe hanyuma tubakwereke ariko niba ushaka kugira ngo utaducetera mu cyiciro tutabasha ko waba gutera karagagara ujya utangiye kubyuka ujya wavugana najya gushima umubyeyi yuko yari afite umujyana atagicwa siho kurera yarambwiye ngo ntabwo umwana wanjye ngo ntabwo watumva ahubwo watumana yari wabibonye nawe rero ubonye gukosha turari tugukoshe ese ufite izihe izajya izuba ubu byakoze n'ubizi aranahindutse cyane za kijyambere kijyambere yagiye kera uretse no mu majyaruguru no mu Bugesera nta kintu tugutunze izi tutunze inyarwanda za matiyasi runaka baba bafitemo uburyo bw'imibereho ariko ibyiciro by'ubudehe bizahoraho yego nuko biterwa reka dukomeze n'ibikuru n'ibihora turanguranye nabyo ntacyo bitwaye n'ibinavaho kandi tuzakomeza nuko mbese bagaca uko biri turimo turabasaba gusa nimubona dukwiye gukosha tuzadukosha wabivuze mu kanya nk'umuryango wa Ndayambaje Matiyasi usanzwe turi inshuti tubaye bose ubwo ntegereje ko na Sebagire abishyiraho icyemezo ubundi
ubushumba kwere rwose si ubwa mbere mu bahari abageni bahaye umugeni ba nyirasenge babiyane barahari bashatse iwacu bakuru be n'abakuru bacu bashatse iwanyu na zacu zanyu ziri kumwe na zacu murazizi nta mpano ari ikiguzi hanyuma nyamwisi ko tubakwera no kubakwera turabakwera rwose none se nubwo amugani hari abakoze ishapure amugani yariyo ariko ishapure yo kwiyoroshya hari birakoroha nayo yiyoroheje iyo ibiguzi bijyanye mu isoko ntabwo wongera ndabizi ahubwo inyanya umunani zirari zifite mu mahembe izi ngizi dukwiye uracyazira arakoze cyane Sebahiri ntabwo ndi buhakane bw'inyana umunani zirahari bageze mu myaka umunani barabutanze ntabwo uje kubasimbura ariko ugiye gutanga umunani w'intwaro inyana z'abashasha bari mu mahembe Sebahiri zirahari maze urugo rwacu rwanyu ntabwo ruri kure waturebera uranga hafi yawe hanyuma n'umuryango wacu kumwereka mu ishyo ryacu aho riri bagakubita inkoni inyana umunani zari zifite mu mahembe bakazikibanurira mu famu yawe murakoze n'umuryango wacu w'imfura wazanye n'imfura natwe ari tw'imfura ntabwo batubeshye n'ukubeshya nta kwibeshya noneho umusenge noneho urakirijwe nayo no mu rusengero byo ahangaha mu rusengero no mu mutima wacu no mu rusengero imana yacu aba muri twebwe aha rero ifura kandi ifura sabe kugarura aho ari hafi agaragare igitaramo kugira ngo rero Sebahire atazabura n'inzira uwo ari we kari musabe aho ari hafi Sebahire abakoze cyane bahagarura ababonye ni benshi hanyuma umwegere hanyuma ndabizi arakoze uyu mwaka uyobora ibitaramo koko arimo arabiyobora neza bamuhaye icyicaro ariko atabashije kwihina ariko icyifuzo cye akicara ugiye kwibuka udutumize n'amata araza kuza gusa wihangane ntabwo yigize atoza igisirikare ku buryo ari buze kuri mwendo haraka ashobora kuza arambagira gitore rwose kandi arambagira mu mugeni mwiza cyane kandi natanaza wihangane dufite abandi wisangira uwagukunze nibanira ubudatana dore imana irabitegetse marayika wanje wisangira uwagukunze nibanira ubudatana dore imana irabitegetse yasanze ibirezi bitarareye ashima wowe ku mukondo nawe niwa mubenzi utemba umusanga none muguye mu nka marayika wanje wisangira uwagukunze nibanira ubudatana dore imana irabitegetse wamutunzi iyo ndoro nziza ibyivugo biba byinshi ntiyatinze gukoma amashyi ati mba ndaguwabyaye ngasiga anju y'ubu marayika wanje wisangira uwagukunze nibanira ubudatana
tetelebure n'abanyabuka bose bariya babona batari hari nabo batupera twateguye gutaramira babivuga twigita hanyuma twigitimo dutarama rero bariya baduhamuryango baturutse mu majyaruguru hanyuma imbere na rwanda bagiye baje iwacu barakugisha umugeni noneho tubabaza uwo ari we isanganiro tubiganiraho urabizi ko bari gutera ibibazo baba bicaye n'abanyakubahwa n'abanyakuru mu gihe abantu bose baje twabasabye buri busobanuro barabuduha turabakora bwaradupera twagutakaga umuryango wacu ariko twagutaka kandi ntabwo twivuguruza utande twivuguruza ntacyo twabihinduyeho urabizi kega ibitekerezo waduha tubikuri ni mu bihindure ariko natwe n'abandi banavuga ngo amen tukabasaba kuregera wegere asenanye ayandi magambo yanyu dufite uretse utugaba kwizera imana nawe urabona ko wizera imana bose kandi nawe urabona yuko imana yamugereye akira rero mu buzima bwe yamuraba n'amahoro n'isashiro warakoze cyane mudere kabana umwabyaye muri iki gihe cyangwa mu minsi mikiza ibyaye iravuga kugira iravuga uwabigeneye nayo kureba ikiguze ukamenya ko igisi ishaka amazi ikurebe yaravuze rero ngo ndabyaye kandi byari muki maze akanya ntabwo bagenda ubwo rero nanjye mbaye maze akanya rwose ahasigaye nawe barakoze kandi barakoze rwose iya tuguhaye ikaze ndagira ngo nsaba umuryango mfura twagendanye baturukanye mu majyaruguru bashimire umuryango wa Desire by'umwihariko na Sebaye muzi biganza tubashimire n'inkuru nyinshi twasabye umuryango wa Desire bakamutwemerera bakadufasha kubakorera umuryango urangajwe na Sebaye badushyikiriye Diane tuguhaye ikaze mu muryango uriya muryango ubona ni umuryango ukunda ni umuryango utegereje ni umuryango uzagutetesha humura uvuye iwanyu kandi ugiye iwanyu hanyuma reka mpamagare mugabura shakaga wihuta none bimeze bite bateye intambwe ukaza hanyuma umuryango yombi reka ndebe nanjye uko biri buze kugenda none babese tumufasha kuza aracyacyaza umutima rero kubona ko ndabona neza rwose ko nawe bakwishimiye bahakira rwose nyamuneka ishyirire mu mufuka kuko rwose urasabanye ngaho suhuza n'uwo nguwo ejo nuza kwa sobukwe n'uwo uzakomanga niwe uzakufungurira
niyo mpamvu iyo ruswa ugomba kuyimuha n'ubwo itemewe ariko yirinde mu muco ngayoboka gereza rwose urutoki rwawe rwiza rurakwiye rwatojwe gutozo rwatojwe gucunda amata agira atya rwose ati ngaye nguko uru rukundo nicyo bisobanuye n'impeta y'urukundo mpamije imbere y'ababyeyi. Aha ngaye nguko rero sasa zamura hejuru natwe twereke maze amashyi menshi cyane rwose ngamureka udafite ishyari aze kumfasha maze abaha amashyi bantu. Diane nawe rero z'amabara atandukanye izaba urwibutso rw'igihe cyose maze iyi foto tuzagenda baratuyibuka natwe izadushimisha nituyisanga muri saa iwanyu ubwo tuzaba azaba urwibutso rwiza cyane. Ndaza gusaba protokole y'uburere bwiza irimo ingofero n'ishyimbo yegere hafi komeza rwose aragira ati suhuza n'undi musaza kuko umuryango wacu rwose urimo abasaza benshi kandi beza ndabona banezerewe rwose no gusuhuza umukwe. Hari abasaza bari hano n'abandi bapapa bakuze barimo mbega ibintu byiza. Kiriya rero bakita Salax Award, igihembo cy'uburere bwiza. Aha nyuma nabo rwose amafoto nk'ayo ngayo yarakenewe muyafata mbere ngaho tambuka rero. Atakira mfasha rwose gukora ku buhanga badana mu kwezi hose nabikozwa kuko naratojwe n'ubu neza ngayo nk'uko mwihereye ushyirwa nawe iyo ushoboye hanyuma nawe mafoto muyadufatire. Oh,
cyane rwose bahaguruka basubira mu byicaro byabo. Diane rero yantumye ko murakoze cyane nanjye kubakira, murakoze cyane. Ibi birori kuko wamfashije muri byose kugeza ubwo ngeze muri iki gihe cyo kurerwa nk'abagiye kubaka u Rwanda. Ni umutobe mwiza cyane rwose usarika mu masaka ariko udasekuye. Niyo Diane yifuje kwakiriza umusore yihereye rwose bizara neza kugira ngo abashe kumuha ikaze muri uyu muryango amubwira ko yanezerewe. Umusore ubashije yego akoze cyane biriya bisobanuye ngo barakundanye bambe ntoreba amashyi menshi cyane nyamuneka udafite icyaza kuyangiza hanyuma aragira ati rwose ashyira bambe ntoreba simuhe mwongererega ni wowe yari ategereje kugira ngo umugaburire kandi umukoreshe byiteka byose bakunda maze Diane rero uretse nyamuneka Diane banza wegere neza cyane rwose kumureba ryego iyo ujya rwose guha umusore wihebeye kuko washaka kumuhereza ngo kuba mpapuro abanza ukegera ibyo bituza ugenda utura mu byiteka ryose maze mukora akazi kanyu neza hanyuma mubashafashe gutambuka basubira mu byicaro byabo hariya mubidukorere hanyuma rwose mufate ukuboko igihe cyose muzajya mugenda n'ujya mufate ukuboko mugende mutembera n'umuvuga ngo wakoze ati imirimo nyarwanda imirimo y'igitangaza. Batambuka rwose mu byicaro byabo aya mafoto rero ndabona rwose agifatwa hanyuma muze kubikorera neza hanyuma mucaka mugire uruhuke bagurutse umusaza mugenzi wawe muze kwerekeza hariya ndetse bakora nabo babagwe mu ntege nicyo nari nivugira gabanya rwose tugusabe kwitsa isi y'Amerika agenda hanyuma iyo yegukaga bavangongeraho yego noneho urongeraho iki mbere yo kugizaho ikindi wongeraho mfite amashimwe cyane ndagira ngo ushimire kandi nsabe umwana twagendanye hano igire hafi ndaje kugira ngo nshime mu izina ry'umuryango wa Matiyasi turabashimira amajyari byiza turabashimira amatara turabashimira uburyo bwiza mwakira ubuki bwo gushimira bose turabashimira wisangira uwagukunze nibanira ubudatana dore Imana irabitegetse uzuza icyansi umusomye yuhumbe yuzuza ikindi musangire
irabitegetse dore Imana irabitegetse dore Imana irabitegetse dushimiye ko warinze imibiri n'ubugingo dushimiye ko warinze imitima yacu tugeze mu mwanya wo gufata igitunga umubiri byakozwe n'amaboko y'abana b'abantu ariko ariko byeze kandi bitunganye ababyakiriye bibagirira umumaro tubisabye twizera izina ryawe Yesu umudesi utahamurwa hawe urwanjye hendange duhawe inamwe n'urusange dusangiye ibyiza ikimenyeshe mu gicumbi cyanjye yapfundo twapfunditse twehewe twarije b'imbaga y'urukundo yarapfuye n'uhari kandi nihana none dore twegukanye igisize ino dutaye mu bahantu amahoro aruhoremo ino dutaye mu bahantu amahoro aruhoremo idudeze rwose butahatira igihango tumaze guhana umutesi tuzabane ikutanyohanya regana kwimitse mu mutima wanjye hesheje ishema bageheye twimiye imbuto zihiza nimwe intese n'inshuti dore baje kutera inkunga ino dutaye mu rwacu amahoro aruhoremo rero imiryango yacu mu gihugu cyiza ivangi ijya mu butumwa hirya no hino ndagira ngo n'umuryango wawe bashimire ariko nanone kandi ba nyirasenge ba Diane ba Nyirarume ndagira ngo ubuki ujye kubabishyikiriza ariko kandi no kubikubwira ntabwo aba umunsi uciye ikintu aho biryoshye turagaragaje rero ndagira ngo twemere mu kanya urugo rwiza batwakiriye tujye kubasabisha mu kanya hanyuma baduherekeze kandi turangane no gutegutsa kugira ngo azaduhekere umugeni adushyingiye uzamugeze imbere y'abatanga babiherekusha kugira ngo urugero rw'abana bacu barusengere uzakora ukwiye akoze rero reka Imana adufashije gushyira nyirasenge ba nyirasenge b'umwana kugira ngo abushyingiye hanyuma agaruke ntihagaze hano atwemerere oya niba uza gusaba tuzamugenera bafite rwose ariko bigoye n'umwana n'abagore ntabwo
uyu mwana w'umukobwa ntabwo ari umwikozi n'umwere ntabwo tukwita abakobwa bose aho ni umwere ntabwo werekeye bwaburinda bwiza bw'umujyi agaruka n'abazagaruka urujya kugereza agaruka hanyuma umumare kuhagaruka ntabwo usangira impamba yego ahita umujyana hanyuma bamuriki mu izina rya Yesu turashimira imirimo itandukanye gukorera imiryango yacu turamushimira imirimo myiza gukorera igihugu cyacu turamushimira imirimo myiza gukorera imiryango yo